ubu ntiwategura kandi iwacu se ko ari ni iby'iwacu byose nyine ni iby'iwacu bakakubwira ati kabakuru umuhanzi wa danje akira igikombe uriya mujeni yambabaje mu nzu nta n'ibihumbi uriya mujeni yambabaje mva baryo bosimbuka umva urujye wambukiranye ko bagiramo ko tugera ku bikombe ukababwa ese nge shaka sinagitegura kabaka ubwo nkahita ndenza ubwo kacyitwa iki kabaka nkahita ndenza iki ubwo cyaba ari iki kigira mbwira nk'ingeri watumiramo muri yo shaka se abahanzi bo sinabahemba nkabaha wadi narenze 100 ibihumbi se oya wisuzugura abasani man wafata merodoka mu ibihumbi 100 Melody simuzanemo nkavuga ko uwo mwaka atakoze ahita avuga iti nanjye reka mbereke urumva basiga Tanzania nge hehe Naija kandi Naija wa wundi watse kora Bruce Melody no wahe no muri Nigeria so Yemi Alade so muri Nigeria no Bruce we terenza baravuga iti Yemi Alade wayinyiyakiye ntahagije mitamenya amakuru yizewe neza yuko Bruce afitanye projet n'uwo bita nde Davido akagira na projet n'uwo bita Asake kugira ngo ivyo byose ubyemere Asake na Melody subwo bahura uri kubyumva ahubwo uze kumbaza ngo byagenze gute kugira ngo izo kope zose zize gute ibya Yemi Alade ntubimbwire kuko yego ibya Yemi Alade na Melody yaravyivugiye ahubwo uze kumbaza Davido umbaze na Asake nyese ukuntu mikiba mu kigiki arabibonye babyishimira warabibonye arashyigikiwe arashyigikiwe ariko sha cya Miki gisigaye kimeze neza we kikoze kurusha wa mugana umugore agize gute ukurusha umugore abakurusha iki abakurusha urugo rwiza se kubuti sinjya numva ngo gushaka umugore ni byiza kutamushaka akaba byiza kurushaho agaporomota ameze neza pe Miki rwose ubona ko yahiriwe ameze neza yarabyibushye ni umudamu wishimye bro mukora cyane kandi musenge cyane nibwo buryo bwonyine Imana iduhamo umugisha twese muri rusange. Iyi ni The Dynamic Show, amazina yanjye nitwa Okim, ndi kumwe na Kabaka wijanditse cyangwa se Emi, umufana wa Arsenal utemewe. Ongeraho The Game TV. Turimo turakina tutu game gake gake. Umukozi wa The Game TV. Ako numvishe ngo bagoye akazi kuri The Game TV. The Game wasanga ari niyanjye. Yango nyuma yuko nikavuze ati bye bye ngona. Aravuze kikantereke muzajya mubona umwana ari kwirira amafaranga ye. Ahubwo Onika wa mugani dushimira no puja. Dushimira no puja ejo bundi nabonye ara following zo bita King irabakuyemo byose. Asigara na bogisa gusa aravuga ati no puja kuva followings. Abantu muri comment babaraje baravuga ati se ubu nihagira undi umufollowinga mwoka byaramwe birarangira gute niba no puja ubwe amufollowings akambura imyenda Nduwimana Jean Paul niba mufollowings akahita ajya hari agakuramo byose agasigarana ubwo The Ben amufollowings n'ubwita yatoragura si yatoragura ni ikibazo cyo kwibaza dushimira no puja wabwiye Pion kati nicyo gihe kigeze cyo kuba wagira gute wakikorera ari mu bantu ba mbere babimubwiye ngo numvishe mu mihanda Onika avuga ngo ntago mukunda abantu bikorera Onika n'ubundi hari ubwo mu bakunda ngo ntimukunda abantu bikorera ntago oya ariko umunyarwanda ariko turamuzi mugire shyari mwaje ko abajene bakikorera buriya abajene benshi nyine ariko cyane cyane n'abakire birazwi mwana umukire yagukoresha nyine abayumva ko utatera imbere aguhembe twa tundi twinica nikize ukomeze ukora uburoko bwe nugira igitekerezo cyo kwikorera benshi iri kukibageza baba bakubwira iti humura tuzakuba hafi niba baca inyuma bajya kugusenya Onika rero ko baramubwiye ngo we kora ibyawe turahari amaze gukora ibyo ngo bikuje rimwe baramuboroka nyuma yuko abikuje rimwe ahise avuga iti reka njye mu kiruhuko ariko si ubundi wigiye yakorewe uburoko si kinini cyane nuko rero ndi kumwe na Kabaka wijanditse mu gapira k'ikipe ya Arsenal mu dukweto tw'umweru utwo dukweto ngo batwita mituweli ngo nta rugo na rumwe ijya rugenge utasanga mu utwo akoreka nkubwire bro Air Force na kera zahozeho tujye tuvugisha ukuri sinabyanze ngenda kubwiza ukuri rumwe mu bantu bambaye Air Force nyiri umwana muto cyane ku myaka igera muri
12. gusa iyo myaka wayigize ryari 12 urumva wayigize mu wuhe mwaka ngaho nyumvira ubu ugiye kusubirisha hasi ntabwo mbyibuka ubu ufite ingahe iki ubu ngubu ndi kuzamuka nyine kugenda ujya hejuru kwenda kuzuza urwiyo iyo kipe mama yo ni ariko Arsenal muri no minsi abantu bayifana bari ngo proud yayo ngo ni imwe mu makipe ngo azabicisha nzababazwa no kuba Arsenal izarangiza ino champion idatwaye igikombe none se ko ari ibintu ihoramo hoye ngenge numva bavuga ngo ubundi hoye ariko okay nawe ufana amakipe yo mu Bwongereza sibyo nimwe mu Bwongereza ntago mfana ukunda Premier League sibyo mfana imwe wivuga ngo mfana amakipe mfana Premier League se uyikunda ndayikunda ndetse cyane Premier League kesha abantu tuyikurikira tuzi neza ko urumva ikipe irenze Boxing Day siko babyita sibyo iyi minsi ya Noheli n'ubunani ari iya mbere isoza shampiyona itwaye igikombe Arsenal mu gihe imaze nibwo ibikoze ubundi bahitaga bayikuraho sha icyo nakwizeza Busengera sezitaha kuko nibyo mwamenyereye ikibazo rega nge ntago ndi n'umufana wayo none ukaba yambaye hoye ahangaha bariho akantu ka Visit Rwanda ariko oya karihe ahangaha zo jezi zo mu Burundi ahangaha zo jezi none sasi ku mupira ngaho gira gutya hasi uri mu biki oya gira gutya ibyo byiwe ariko je nakubwiye ngo izo jezi z'i Burundi buba mwiyambariye ubuse nzakuzanira abakobwa barenga 500 bafana Arsenal batazimo umukinyi n'umwe mwaswe ngewe ubazi bose abakobwa birumvikana ko jewe umva sije nakubwiye ngo nago nambaye Arsenal kubwo kuyifana ahubwo nyambaye kubwo nyine kubwo gukunda akajezi ka Arsenal rega ngira amajezi menshi ufana yihese ubuse nago ubona iyo nuza GB yambaye urabona atambaye PSG none se Arsenal nawe uyu ni wowe uyambaye ko ari we nyine uyu ni wowe uyambaye ahubwo abantu bose barandabona bambaye Arsenal zitangiye gukora ngo naho bihera naho ngo bihera buriya zaryoshye zaryoshye ngo bose barako bambara Arsenal aho mwoka byara mwizagitwara ariko se ko nabonye amakipe shampiyona yo mu Rwanda Premier League yatangiye kuba yo yanyayo goodies kubera ko umufana yiyahuye ko yiyahuye ubwo wishimiye ko umuntu yiyahuye oya ahubwo umupira wo mu Rwanda bitangiye kwerekana ko ubuyobozi nibushyiremo iki bushyiremo imbaraga ko numva uri kubivuga nkaho oya ntago nishimiye urupfu rw'uramujene biyahura ari be oya hari ikintu muri niba ujya ukurikira ibintu by'imipira sibyo ubundi umupira ikikwereka ko byibuze tufite shampiyona abanyarwanda kwanza sibyo bakunda umupira sibyo ariko umupira wacu ni hafi ya ntawe umva icyo buryo rero ni hafi ya ntawe mukora cyane kandi musenge cyane nibwo buryo bwonyine Imana iduhamo umugisha twese muri rusange. Iyi ni The Dynamic Show, amazina yanjye nitwa Kim, ndi kumwe na Kabaka wijanditse cyangwa se Emi, umufana wa Arsenal utemewe. Ongeraho The Game TV. Turimo turakina tutu game gake gake. Umukozi wa The Game TV. Ako numvishe ngo bagwaye akazi kuri The Game TV. The Game wasanga ari niyanjye. Yango nyuma yuko nikavuze ati bye bye ngona. Aravuze ati kantereke muzajya mubona umwana ari kwirira amafaranga ye. Ahubwo onika wa mugani dushimira no puja. Dushimira no puja ejo bundi nabonye yarafollow inzo bita King irabakuyemo byose. Asigara na bogisa gusa aravuga ati no puja kuva followings. Abantu muri comment babaraje baravuga iti se ubu nihagira undi umufollowinga mwoka byaramwe birarangira gute niba no puja ubwe amufollowinza akambura imyenda Nduwimana Jean Paul niba amufollowinze akahita ajya hari agakuramo byose agasigarana ubwo The Ben amufollowinze n'ubwita yatoragura si yatoragura ni ikibazo cyo kwibaza dushimira no puja wabwiye Pion kati nicyo gihe kigeze cyo kuba wagira gute wakikorera ari mu bantu ba mbere babimubwiye ngo numvishe mu mihanda onika avuga ngo ntago mukunda abantu bikorera onika n'ubundi hari ubwo mu bakunda ngo ntimukunda abantu bikorera ntago oya ariko umunyarwanda ariko turamuzi mugire shyari mwaye ko abajene bakikorera buriya abajene benshi nyine
ariko cyane cyane n'abakire birazwi mwana. Umukire yagukoresha nyine aba yumva ko utatera imbere. Aguhembe twa tundi twinica nikize, ukomeze ukora uburoko bwe, nugira igitekerezo cyo kwikorera. Benshi iyo uri kukibagezaho baba bakubwira iti humura tuzakuba hafi. Niba baca inyuma bajya kugusenya. Onika rero kuba baramubwiye ngo we kora ibyawe turahari. Amaze gukora ibyo abikuje rimwe baramuboroka. Nyuma yuko abikuje rimwe ahise avuga iti reka njye mu kiruhuko. Ariko se ubundi igihe yakorewe uburoko si kinini cyane. Nuko rero ndi kumwe na Kabaka wijanditse mu gapira k'ikipe ya Arsenal mu dukweto tw'umweru. Utwo dukweto ngo batwita mituweli ngo nta rugo na rumwe ijya rugenge. Utasanga mwutwo dukweto. Akoreka nkubwire bro. Air Force na kera zahozeho. Tujye tuvugisha ukuri. Sinabyanze. Ngenda kubwiza ukuri. Rumwe mu bantu bambaye Air Force nyiri umwana muto cyane. Ku myaka igera muri 12. Gusa iyo myaka yagize ryari? 12. Urumva? Yagize mu wuhe mwaka? Ngaho nyumvira. Ubusigiye kusubirisha hasi ntabwo mbyibuka. Ubu ufite ingahe? Iki? Ubu ngubu ndi kuzamuka nyine. Kugiye ujya hejuru. Kwenda kuzuza urwiyo. Iyo kipe mama ni. Ariko Arsenal muri no minsi abantu bayifana bari ngo proud yayo. Ngo nimwe mu makipe ngo azabicisha gahe. Nzababazwa no kuba Arsenal izarangiza ino champion idatwaye igikombe. None se ko ari ibintu ihoramo. Hoye ngenge numva bavuga ngo ubundi hoye ariko nawe ufana amakipe yo mu Bwongereza sibyo? Nimwe mu Bwongereza ntago mfana. Ukunda Premier League sibyo? Mfana imwe wivuga ngo mfana amakipe mfana Premier League se uyikunda? Ndayikunda ndetse cyane. Premier League kesha abantu tuyikurikira. Tuzi neza ko urumva ikipe irenze Boxing Day siko babyita sibyo? Iyi minsi ya Noheli n'ubunani ari iya mbere. Isoza shampiyona itwaye igikombe. Arsenal mu gihe imaze nibwo ibikoze. Ubundi bahitaga bayikuraho ra? Icyo nakwizeza Busengera sezitaha kuko nibyo mwamenyereye. Ikibazo rega nge ntago ndi n'umufana wayo. None ukaba yambaye. Hoya hangaha bari wakanu ka Visit Rwanda. Karihe Oya karihe hangaha. Zo jezi zo mu Burundi. Hangaha. None sasi ku mupira. Ngaho gira gutya. Hasi uri mu biki? Uri mu biki? Oya gira gutya. Ibyo byihorera ariko. Je nakubwiye ngo izo jezi z'i Burundi buba mwiyambariye. Bose nzakuzanira abakobwa barenga 500 bafana Arsenal batazimo umukinyi n'umwe. Mwaswe ngewe ubazi bose. Abakobwa birumvikana ko jewe umva sije nakubwiye ngo nago nambaye Arsenal kubwo kuyifana. Ahubwo nyambaye kubwo nyine kubwo agukunda akajezi ka Arsenal. Rega ngira amajezi menshi. Ufana yihese. Ubuse nago ubona iyo nuza GB yambaye. Urabona atambaye PSG. None se Arsenal nawe. Uyu ni wowe uyambaye ko ari we nyine. Uyu ni wowe uyambaye. Ahubwo abantu bose barandabona bambaye Arsenal. Zitangiye gukora. Ngo naho bihera. Naho ngo bihera buriya zaryoshye. Zaryoshye ngo bose barako bambaye Arsenal aho mwoka byara mwizagitwara. Ariko se ko nabonye amakipe champion yo mu Rwanda Premier League yatangiye kuba yo yanyayo. Goodies. Kubera ko umufana yiyahuye. Kubera ko yiyahuye. Ubwo wishimiye ko umuntu yiyahuye. Oya. Ahubwo umupira wo mu Rwanda bitangiye kwerekana ko ubuyobozi nibushyiremo iki? Bushyiremo imbaraga. Ko numva uri kubivuga nkaho oya ntago nishimiye urupfu rw'uramujene. Biyahura ari be. Oya. Hari ikintu muri niba ujya ukurikira ibintu by'imipira sibyo? Ubundi umupira ikikwereka ko byibuze tufite shampiyona abanyarwanda kwanza sibyo? Bakunda umupira sibyo? Ariko umupira wacu ni hafi ya ntawe. Umva icyo buryo rero ni hafi ya ntawe sibyo? Mbese mu Rwanda njyegiye maze ndeba shampiyona y'u Rwanda sibyo? Ikipe yaje muri no shampiyona igacarenjinga amakipe ni imwe yonyine. Yezu. Na Tarako yonyine nayo yamaze umwaka umwe. Urayibuka Tarako? Tarako niyo kipe ushobora kuba imyaka yatari mikeya. Oya. Kuba se kuba warabonye Atarakwifatirwa na Bakame. Arya niyo yabagamo Kabange na Bambuye. Oya Kabange yakinaga Kabange n'impanga ye Mbuyu bakinaga muri APR. Imyaka ya irahaje. Irafatika pe. Oya ngiye burere ariko ngiye natangiye kura match ndi umwana mani. Ni ibintu by'imipira kuko ni byo bintu nabayemo keshi cyane. Urangenzi APR ikiramo atipe bita ba Basiraso. Aho bita ba Kiputa Selimani bari bafite inyenyeri mu mutwe. Urumva? Jimmy Gatete ndamuzi ari mu kibuga.
ba Olivier Karekezi ndabazi rero ikipe yaje igacarenjinga andi makipe ahangaha kandi wabona uri generation ya Karekezi hari ukuntu ubona umuntu ngo agenda mu myaka ikaba myinshi wajya kujya kureba match kera yego natangiye kwireba za 2007 wagiye ujya kuri stade ubwira abantu uti wambaye kake nagiye kuri stade nambaye imyenda y'ishuri bwa mbere nambaraga icyatsi kibisi n'umweru reka twebwe twajyaga kureba match twambaye kake kake suzizi uvuye ku ishuri kuko wari nugera mu rugo utari bwongere kuhava hoya twabaga nyine urese mu rugo wari kuhava wajyaga ku ishuri niba wize ikigoroba cyangwa se wize igitondo wamara gukubita icyakura ku ishuri cya saa sita ugahita urya dabani mu gishanga sibyo kubita urugendo nk'urw'amasaha 2 cyangwa 3 ugiye kuri stade ugasanga kuri stade umurongo urava nka hano uri kuminuka za Kimisagara hepfo iriya ukazamuka ukajya ku marembo ya stade abantu biguriye amatike ati wamaye wanyinjije se boss ukabona nyine umupapa w'ingagara aravuze tereka ngufata akaboko nakana kanjye naribi bakakwinjiza hakaba igihe byanga tukajya gusota stade uzi gusota stade ukagwa mu bantu bayirinze ubwo zo stade yari yahe we stade se niba batazisota ahinyamirambo ntago ujye ubona bayisota shabyihora arabanirega bagiye bakina ikimeni kuva kera urumva nuko rero icyo rero ndikubwira Atarako niyo kipe yaje muri champion y'u Rwanda kuva nge natangira kuyireba byibuze ikora gashya itwara igikombe kandi yarazishotaga bye niza Rayon ntizibifite na za itonde ubundi bindi bikombe byose ni Rayon APR Rayon APR za polisi se na za Kigali babazwa no kubona polisi ni nka za Brentford na za Burnley mu Bwongereza namba no mu Bwongereza man uziko mu Rwanda uziko hari amakipe njya mbona uziko APR none APR warige niba ishaka yaji iza gukina yayabaze yose ubwo APR wayijyana muri za championnat za zikinamo za Yanga ariko wenda no cyaza Mamelodi hari za Pyramide yakora iki ntabwo ujye ubibona se yagiye muri champion ziri nyine nibyo nakubwiye ati igirenga umutaro y'inyenyeza niyiyobora mu gihugu cy'intozi sha umva champion yacu niba yongeremo imbaraga nuko ariko wabonye ko wenda nitwishimire kuba umujeni yitabye Imana ariko n'urukundo rw'abantu nyine rura n'urukundo rw'abantu bikwereka ko bakunda umupira sibyo ahubwo twebwe ahangaho umupira wacu ntakirimo nyine ntacyo turi kuba nta kintu turi kuba babazwa no kubona polisi ishora amafaranga ngana kuriya nta gakombe naki itwara tundi twivunze twa miliyoni 2 icyo gikombe kirabaho mu Rwanda giyorere ko numva nawe wagira ese wowe ushaka ni wategura gato nawe wagihosting icyo gikombe nyine nibyo ese nka bya bindi ba muri showbiz yani wacu wowe ni wategura kandi wacu se ko ari ibi nibyo wacu byose nyine nibyo wacu bakakubwira ati kabakuru umuhanzi wa Danje akiri igikombe ura mujeni yambabaje mu nzu nta n'ibihumbi ura mujeni yambabaje mva baryo bosimbuka umva uryo wawambukiranye babagira ko tugera ku bikombe ukababwa ese nge shaka sinagitegura kabaka ubwo nkahita ndenza ubwo gakitagwa iki kabaka nkahita ndenza iki ubwo cyaba ari iki kigiri mbwira nk'ingeri watumiramo muri ya shaka se abahanzi bo sinabahemba nk'abahawadi narenze 100 ibihumbi se oya wisuzugura abasani man wafata merodoka mu ibihumbi 100 Melody simuzanemo nkavuga ko uwo mwaka atakoze urumva kandi Jihad afite uruhara rwamazeho burundu akose ubu Jihad aje hano gukora iki tumwihanganisha Jihad nawe ni uwa kera wavuze muhira uri kureba ukavuga ba Jado ukavuga ba Kingi bro aka Kingi hano ruhinja hari abajeni ba kera kandi ureba ugasanga basige naho bajye ndashaka ikiganiro reka nkigusabire mu kansabire muhira ikiganiro mu kiganiro kubera ko yuko muhira afite byinshi byo kumubaza ndashaka kumubaza ukuntu yamanaginze niwe wabaye manager wa Dream Boys bwa mbere muyoboke kandi ari we wamuzanye ukamubwira atakira Dream Boys ukomerezaho naringeje muhira ni generation ya muyoboke
ariko muhire buriya ngo ku kubera ko Kimeni menya muyoboke bwa mbere ngo ku Kimeni wenda yarindwaga ashobora kuba akurusha umwaka umwe. none se muhire ugira ngo ntafite uruhare muri iriya ndirimbo Puja murabeho ndagiye ugira ngo iriya ntabwo yiporomotinga ngo mva ukuntu muvanze ikiganiro baye. oya nibyo rega abantu tuba tugomba kubibutsa hahise hari abantu benshi ubu hari nk'umuntu ushaka guhura na Muhire wowe uri wo kwibutsa Muhire hahise n'imyaka. oya ngese ndi kwibutsa Muhire ahubwo ushatse kuvuga ko muyoboka arusha akabaka imyaka ahubwo ngewe muhirangana na muyoboke. umva se okay dore ikintu kiba gihari hari igihe umujene ashaka guhura na Muhire icyakurusha ni uruhara. dore ikintu kiba gihari hari igihe ushaka guhura na Muhire ukavuga ati umuvuza ndi umuvubuka kandi ni inzu y'ibitabo tekereza nyine umuntu wakoze ashobora kuba inzu y'ibitabo ari umwana. Rega ngiye Muhire ndamwumva 100% kukubwira ko amaze imyaka igera muri 6 aserebura imyaka 21 anniversaire y'imyaka 20. wowe ni 6 uzi nge nzi 12 yawe ubwo ndi mu bipondo katwikomereze ese ubujyangiye nkubeki nge nzi 12 reka duhindure location iraguye ngaho yanitse kaba reka tuve kuri Muhire Johnson ungana na muyoboke duhindure location nabyo jye bivuga Mwese hari ibyo batabona kari agashyambere gakari kumvura umeze nk'umurozi urajya kumpisha mu mashyamba akiki wagiye wemye cyakoze Mama Riziki aba yarabategetse ibintu bikomeye. Mama Riziki n'abantu bangaye wasanga baba ahantu nk'aha ngaha urajya kumpisha mu mashyamba y'iwanyu hano hari location izi ni jaride bro ukitwaza ngo imvura iraguye iguye ari imivumo wahasanze Mama Riziki se ni Bruce Melody Sky tunabahati makaca ngo bigeze kujya kwa Mama Riziki mu Bugesera. Ese Mama Riziki aba mu Bugesera? Uwo ni icyo gihe niho yabaga. Hari Mama Riziki inzu Bigoma. Ubigoma? Hari nundi yabaga mu Bugesera uzamubaze Muhire nawe yajyaga ajyana y'abahanzi. Muhire? Utazabonera gabura yarakoze igifuka gire ngo zira ukajyana amibe cyangwa nizamvanye. Ako Muhire ntari abiguha bikubimusabye. Muhire ntari babiguha kubimusabye. cyangwa ngo ubone muyoboke gugire gira n'intuza. Oya muyoboke ntago yajya kwa Mama Riziki, yajya kwa Mama Riziki se gukora iki? Oya muyoboke cyiza cyo burango niwe manager wa mbere. Ako numvise ubango ko Dream Boys ajya ngo ni Muhire wayimuha. Dream Boys reka mubwire oya nitaza mu mateka ya Muhire Johnson na muyoboke. Kandi nge nyazi. Dream Boys yiga Butare. Muhire bura yaraturaniye hariye. Kuko bari abajene numvaga ngo hari ukuntu ngo bajyaga kwa Muhire ni iki nyine to. Noro Muhire ngo niwe wamanaginze Dream Boys bwa mbere. Bigeraho imunanira abwira muyoboka ati komerezaho naringeze. Ubwo aho ngaho nashakaga kumvisha imyaka ya Muhire. Ese uribuka Primus Guma season ya mbere ba? Ndayibuka 2012. Uwo bita Cogasta agize ukunguko arifasha abantu bari avuga iti mwabantu mwe ndabemera barasimbutsa abantu habura numwe umusama. Ubwo se we wamusama. Kubita we wamusama hasi. Na ntuzi. Nta bya bihumbi 10 by'ibikombe wavugaga. Igikombe cy'ibihumbi 10 nacyo ntago kiba kirenze. Je horere mwana. Aro wabuze bigeze bagihara. Iki? Gikombe cy'ibihumbi. Kandi nza abantu bagiye bigurira wadi bazifite mu nzu za 27 na 20 na bingahe. Mukinnyi wa filime. Babakinnyi ba filime. Ibyo byihore ibyo twina bitinda oki twinjire mu mwandiko. Ariko baburetse tutarinjira mu mwandiko. Banze mbwira abantu banje ahantu hezo kuba wakambarira. Buretse kubwira abantu heza ho kuba wakambarira. Buretse. Tubanze tugire dute. Tubanze tugire. Ngaho bwira abantu bambarira. Twijire mu kiganiro. Niba ushaka kwambara neza nakubwiye ngo nuno munsi umuntu wanyambitse. Kwambara neza nkawe. Oya ijya witoye. Umuntu yambara bitewe nuko ashaka. Nyine nkuko kwambara. Apana. Oya reka. Oya. Nje nambaye uko mbyifuza. Nawe wagiye ukambara uko ubishaka ndetse nuko ubyifuza. Naho ni wagenda ukagera mu Giporosari Remera ukareba iduka ahantu bita kwa Socrate Outfit. Abo bita bashoshomura, abo bita bafifira, yabo bita bande bose niho basigaye bambarira. Niho waguriye akagakote wanjye. Uyu ni umujeni wa mbere uri gucimaka muri uno mugi. Urumva?
niho shoshomura yambari yambarira hehe shoshomura hoya we ibyo simbi yanakwibwira ba Fifira yanakwibwira abahanzi bagiye batandukanye urumva nyine shoshomura yambara kwa Sokrate ibyo bindi byawe byihorere ejo bundi nabonye bita Kingira yagize gutya aravuze iti ntago narinzi ko Bruce Melody ajya muri show yambaye agapira nanjye Melody yabagoreweho kikoze imana nyega Melody yabagoreweho ati wanyishuruboza raraka hari boro bagira ukaba wicara ukajya kumva umujene ararekuye ati wanyishuruboza ukibaza uyu mujene nuwahe ko waretse ngabanza nkivugira ubu nawe ejo bundi uzava kuri The Game nkuko Muhira bivuze ujye ahandi ati The Game banyishuruboza waretse nkabanza nkivugira ahubwo waretse nkabanza nkivugira wa mugani byo muri kuvuga promoting ngomva ukuntu muvanze ikiganiro bahe hoya nibyo rega abantu tuba tugomba kubibutsa hahise hari abantu benshi ubu hari nk'umuntu ushaka guhura na Muhira wowe uri wo kwibutsa Muhira hahise n'imyaka hoya yese ndi kwibutsa Muhira ahubwo uraje gushatse kuvuga ko Muyoboka arusha kabaka imyaka ahubwo ngewe Muhirangana na Muyoboka umva se okay dore ikintu kiba gihari hari igihe umujene ashaka guhura na Muhire kurusha n'uruhara dore ikintu kiba gihari hari igihe ushaka guhura na Muhire ukavuga ati umuvuza nduri umuvubuka kandi ni inzu y'ibitabo tekereza nyine umuntu wakoze ashobora kuba inzu y'ibitabo ari umwana reka ngiye Muhira ndamwumva 100% kukubwira ko amaze imyaka igera muri 6 celebrate imyaka 21 anniversary y'imyaka 20 wowe ni 6 uzi nge nzi 12 yawe ubwo ndi mu bipondo katwikomereze ese ubujyangiye nkubeki nge nzi 12 reka duhindure location iraguye ngaho yanitse kaba reka tuve kuri Muhire Johnson ungana na Muyoboke duhindure location nabyo jye ubivuga hari ibyo batabona kari agashyambere gakari kari kumvura umeze nk'umurozi urajya kumpisha mu mashyamba iki wagiye wemye cyakoze Mama Riziki aba yarabategetse ibintu bikomeye Mama Riziki ni abantu bangahe wasanga baba ahantu nk'aha ngaha urajya kumpisha mu mashyamba y'iwanyu hano hari location izi ni jaride bro ukitwaza ngo imvura iraguye hari imivumu wahasanze Mama Riziki se ni Bruce Melody Skaitu na Bahati Makaca ngo bigeze kujya kwa Mama Riziki mu Bugesera ese Mama Riziki aba mu Bugesera uwo niho icyo gihe niho yabaga hari Mama Riziki inzu ubigoma hari n'undi yabaga mu Bugesera uzamubaze Muhire nawe yajyaga ajyana y'abahanzi Muhire utazabonere gabura yarakoze igifu kagire ngo zira ukajyana amibe cyangwa nizamvanye ako Muhire ntari abiguha bikubimusabye Muhire ntari babiguha uko bimusabye cyangwa ngo ubone Muyoboke ngo ugire gira n'intuza oya Muyoboke ntago yajya kwa Mama Riziki yajya kwa Mama Riziki se gukora iki oya Muyoboke icyiza cye buriya niwe manager wa mbere ariko numvise ubango ko Dream Boys ajya ngo ni Muhire wayimuha Dream Boys reka mubwire oya nitaza mu mateka ya Muhire Johnson na Muyoboke kandi nge nyazi Dream Boys yiga Butare Muhire buriya yaraturaniye hariye kuko bari abajene numvaga ngo hari ukuntu ngo bajyaga kwa Muhire n'iki nyine to Noro Muhire ngo niwe wamanaginze Dream Boys bwa mbere bigeraho imunanira abwira Muyoboka ati komerezaho naringeze ubwo aho ngaho nashakaga kumvisha imyaka ya Muhire ese uribuka Primus Guma season ya mbere iba ndayibuka 2012 uwo bita Cogasta agize uku nguko arifasha abantu bari avuga iti mw'abantu umwe ndabemera barasimbutsa abantu habura n'umwe umusama ubwo se wamusama kubita mugongo hasi nta ntuzi nta bya bihumbi 10 by'ibikombe wavugaga igikombe cy'ibihumbi 10 nacyo ntago kiba kirenze igihe horere mwana haro wabuze bigeze bagihara iki igikombe cy'ibihumbi kandi nzi abantu bagiye bigurira wadi bazifite mu nzu za 25 na 20 na bingahe mukinnyi wa filime babakinnyi ba filime ibyo byihora ibyo twinabitindeho twinjire mu mwandiko ariko baburetse tutarinjira mu mwandiko mbanze mbwira abantu banje ahantu heza kuba wakambarira
buretse kubwira abantu heza ho kuba wakambarira tubanze tugire dute tubanze tugire ngaho bwira abantu aho bambarira twijire mu kiganiro. Niba ushaka kwambara neza nakubwiye ngo nuno munsi umuntu wanyambitse wambara neza nkawe oya ijya witoye umuntu yambara bitewe nuko ashaka oya apana oya reka oya nje nambaye uko mbyifuza nawe wagiye ukambara uko ubishaka ndetse nuko ubyifuza naho nihe wagenda ukagera mu Giporoso hari i Remera ukareba iduka ahantu bita kwa Socrate outfit abo bita bashoshomura abo bita bafifira yabo bita bande bose niho basigaye bambarira. Niho waguriye aka gakote wanjye. Uyu ni umujeni wa mbere uri gucimaka muri uno mujyi. Urumva? Niho shoshomura yambari. Yambarira hehe? Shoshomura. Hoya, we ibyo simbi. Yena kwibwira bafifira yanakwibwira abahanzi bagiye batandukanye. Urumva? Nyine shoshomura yambarira kwa Socrate. Ibyo bindi byawe byihorere. Ejo bundi nabonye bita Kingira yagize gutya aravuze iti ntago narinzi ko Bruce Melody ajya muri show yambaye agapira nanjye Melody yabagoreweho. Kikoze Imana nyega. Melody yabagoreweho. Ati wanyishuruboza naraka hari boro bagira ukaba wicara ukajya kumva umujene ararekuye ati wanyishuruboza ukibaza uyu mujene nuwareko ase waretse ngabanza ngivugira ubu nawe ejo bundi uzava kuri The Game nkuko muhira bivuze ujye ahandi ati The Game banyishuruboza waretse ngabanza ngivugira ahubwo waretse ngabanza ngivugira wa mugani byo muri kuvuga kontara ya nyayo nifite ya nyayo. Uretse gatoya rero nibava kwa Socrate baburetse mbanze mbaye location ni mu Giporoso hari i Remera ushaka waca kuri IG ni Socrate outfit TikTok ye Socrate outfit. Urabizi ko iyi bisi ari ngiye itwaye uzabikating yego gotanga location dukoresha ushaka kuba nk'aba jeni bari bavuye ku ishuri baje basebye umushoferi ya bisi yaguye muri Nyabarongo bamwakije umuriro kuvihuye bro bamutuka bamuha bene wabo araceceka aravuga iti cyo mbakorera ni kimwe ati reka tugere Nyabarongo. Nuko rero nibava mu Giporoso kwa Socrate ntago uvuga umuryango we nge nabikubwiye ushaka IG ni Socrate outfit sibyo TikTok ni Socrate outfit unamushaka wamamagara kuri 078 08 25 25 karindwi ushaka kujya mu iduka rye ni bunini hariya mu Giporoso mu muryango wa kangahe shamwana ibyo ngibyo ko nagwaheruka bagere mu Giporoso bamuhamagare nibava kwa Socrate rero barikoza ahangaha naho ni i Remera n'ubundi bitwa Surprise Empire Rwanda ushobora kuba wabatuma aho uri hose ku isi udafite umwanya wo kwigererayo ubwo ndavuga mu buryo bwo gutungura abantu ariko ubwo nyivuga Surprise Empire Rwanda abantu bahita babyumva ko hajemo ibyo gutungura waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri mu gihugu cy'u Rwanda ushobora gukorana na Surprise Empire Rwanda ukabatuma kugutungurira umuntu wawe yaba yagize ibirori by'isabukuru y'amavuko yaba yagize ibirori bya graduation yaba ari umubyeyi wabyaye ushaka guhemba bivuze ngo umuntu yibereye state we yabavugisha akababwira iti mfite umubyeyi wawe uri Kacyiru bagiye kubyara iki muntungurira yego waba ufite kwita izina umwana wavutse ushobora kugera bagatungura uwo mubyeyi waba ufite baba diaspora babifitiye abasheri hano i Kigali cyangwa handi utabushaka kugeraho n'iki n'iki uvuga ati sinshaka kugira n'iki n'iki wigaragaza n'ubundi ibingibi ni mu buryo bwo gutungura abantu waba ufite umusheri wawe ushobora kubabwira bakajya kumutunga dore ko na Severant yegereje ushobora kuba watungura umusheri wawe uciye kuri aba bantu bakagufasha bitwa Surprise Empire Rwanda bakorera i Remera ku muhanda wa Sonatibe ujya mu Giporoso hagati ya Kifaruma na hahoze KFC ku nyubako irebana na Prince House cyangwa ukabahamagara kuri nimero yabo ya telefone ni 0788
318860 cyangwa ukabandikira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Bafite TikTok, bafite Instagram ndetse bafite YouTube. Bashyiraho za video bavanye aho bagiye gutungura umuntu kugira nawe ubashe kureba ibi uko bakora kugira ukorane nabo. Imbuga nkoranyambaga zabo mvuze hejuru hose bitwa Surprise Empire Rwanda. Byakarusha aba bantu iyo baje kugutungura ntibakubwira uwabatumye. Ikindi baza bakubyinira baguhimbiye n'indirimbo yawe. Ikindi bakuzanira cake na kado bahawe n'uwo muntu. Byakarusho Nyax ari mu bantu baza babyinira uwo muntu baje gutungura. Yes. Byakarusho. Baze nawe kubona Nyax ari kukubyinira. Si ibintu birenze se? Kanagusetse. Aza nk'umubyinnyi nk'umuntu uje kugutungura. Ntago azazanye ibisekezo. Ariko Kingira wigira umwana wumvise ibinavuze yabaye umudishi. Kingira subona agize. Umuntu w'umwana uzabadishi. Nta mwana urimo. Nta mwana umwana uzumudishi. Nuko rero amamariza iki arakora. Babagare bo batube rwose. Reka twinjire mu kiganiro. Twavuze byinshi twatize, tugiye kuganira ku bintu bimwe na bimwe muri showbiz yacu nyarwanda, cyane ko ubumbwira ati Okim uri hehe mene ko mfite imiceri myinshi cyane. Turaza kuganira ku bintu byawe wambwiye bya The Ben na Melody ndetse na Miki. Usurishuwa ko ari njye abikubwira cyangwa wasanga ari nawe wabimbwiye? Jewe ntago ngiye nyambwira umuntu ngo vuga ibi. Iyo trick ni ya kera ku bw'abatubanjirije. Aturavuga ibi urire. Dushyira igitunguru mu maso n'ibyanga turashyiramo urusenda. Ibyo byose kurira n'ibyanga ndagukubita. Naya etaje. Sikogo byagendaga kubitaga igitunguru. Ngo cyangwa ngo byakanga ngo bagashyiramo urusenda, byakanga bakagukubita. Bari ukuntu batumuraga rwa rusenda rw'ifu. Noneho kwa kundi nyine rukaza, urabona rumwe rwatumukaga rukaza kukugeraho, amarira agatangira agashoka kubw'agahinda nagize. Twinjire mu kiganiro ki? Yego reka twinjire mu kiganiro. Turahera kwa Ben. Ukaryo ubwo turahera ku Tugomba guhera kuri Ben. Ngo ntegereje ko winjira. Tugomba guhera kuri Ben tukaza kuzamuka tukikoza kuri bantu bashaka ngo kwica ubukwe buzaba ku itariki 31. No, ntabyo babonye. Sibyo? Ariko ubwo nabo tubagirira ukunguku kuko ubukwe buzataha. Sibyo? Aho umwanza gutegeye se yakubonera. Sibyo? Urumva? Kandi ngo umucira akoba Imana igira gute? Icakanzu. Ibyo ni ibintu byose tugomba kugenda tunyuranyuramo gake gake. Nk'abatase bantu tuba twageze gute? Muba mwatase. Twashatse amakuru yose ya zandani. Yego ngaho mena wamfura bati The Ben iki? The Ben se shaho nyuma yuko ngo mumuteye amabuye. Sibo byabiri ntibigikora. Imwe wakoraga mama Riziki nayo yabiguciyeho. Ibiki? Ati ndaza nze nkubwire. Nyuma yuko ngo mumuteye amabuye ngo igitaramo ngo byagenze gute n'icyo, ariko akababwira ati mujye muvuga muzavuga mugire gute? Muruhe. Kuko ari mu rugo iwanjye. Naratumiye sinatumiwe. Urumva? The Ben shagire gutya kuwa gatanu yitegurire yari anniversaire, tunavuga iti happy birthday. Kuko baracyari mu cyumweru cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 40 ingahe. Aya bajene mu Nyarugenge. Uriya ngo urune nawe agiye kudwikubitamo niba atari urutano. Nduza uraza kubara imyaka y'abandi wabaziya. Ese The Ben aruga atinya kuvuga imyaka ye. Avuga ko afite ingahe. Uzabimwibariza ariko nawe ese kandi nwese nge hariyo mvuze ya nyayo yakubwita urune cyangwa iki rutanu rugiye kujyamo. Ubwo urune cyangwa urutana bari nk'igiki. Kandi cyiza dore ikintu cyiza kiba gihari Okim tujye tugendana. Icyiza kiba gihari nuko adasaziye ubusa. Sibyo? Ubuse hari ubuze usaziye ubusa se. Ntabwo mbivuze nzabivumba. Baba we urumva afite runa. Muri abana babi. Yego. Kandi n'amafaranga abagendaza. Agize ukunguku uravuze iti reka nigire mu Gatenga ku isabukuru yanjye y'amavuko. Ntabwo shaka kuza gufata amafaranga ngo nurutse amashapeni ngire gute numira abantu baze bagye banywe, kandi n'ubundi gasani ba bantu n'ubundi numiye bafite ibiceri byabo bihagije. Sibyo? Bafite kwikofi. Ugasanga
anniversaire ndayifesa ariko ni ibyo abo bigira akamaro ni babandi n'ubundi ni babandi ibyo nabahaye nabo babyiha. Aravuga ati bifashijwemo na anti wanjye ndamutuma agende andebera abantu bo mu Gatenga turebe ukuntu twaha abantu bamwe mituweli, abana tubafashe kwiga, tubahereze n'ibyo kurya. Ako yagize gutya koze igikorwa cyiza. Ngire ngo kandi naranaguhamagaye Okim, naraguhamagaye ndakubwira ati se wagiye gukavaringa iyi nkuru hari ahantu. Iryo jambo sinari kubwira. Bihurana nuko nari ndi mu masengesho. Bihurana nawe nyuma yuko nguhuye n'ibibazo ubu ngo nyuma yuko utasengaga wajya kujya ahantu hamwe na hamwe mwo twahereyeho. Ibihe bibazo nahuye nabyo. Ubusigaye ujya mu nzu y'Imana. Ibihe bibazo. Ibibazo s'ubukene bwo si ibibazo. Ndakennye se. Wakenuka bikigali. Arebye byihorera. Ubu se bivuge. Etaje wabagamo ngo ntiwamaze kwimuka ukajya muri cadastre. Ngaho nyumvire. Debe najya mu Gatenga. Yego. Ngageze mu Gatenga ndumva utangiye. Rumva yaragiye. Numva rutangiye kujajwa. Maze nuko etangiye kuvuga ibitande. Yego. Warwinjiye mu buzima bwanjye bwite. Ubu najya kukurega ko winjiye. Ubuzima bwawe bwite se ari inzu ugira i Kigali. Ibyo ni no kuvuga kukodesha se nabyo ni ubuzima bwawe bwite. Yarumva bavuga ari n'abamanaje. Akabantu mushaka kwigira ariko abandi mwamubona nta mategeko tuza turenge. Rega genda kuri je ntari bibi byakumvikana. Ubuzima bwawe bwite kuvuga ko inzu wabagamo yakunaniye kuyishyura ukajya mu yindi, ubwo nabyo mugiye kwa ngo bigize icyaha. Iyo yindi nayo iri gusatira kunanira. Iyo yindi nayo iri gusatira kukunanira. Urumva ujye gushaka urarizamu. Wamaye akazi kizabo. Jya kubwira Nyamabondo ko ari we muntu nabonye wujuje inzu Kayonza ujye kuyiraramo. Urumva? Twikomereze. Urumva? The Ben rero agize gutya aravuze ati reka nifashiriza abantu ku munsi wanjye w'isabukuru. Mbona abantu bamwe bakomeje kuza bamutera amabuye bati The Ben nyuma yuko Bruce Melody amushebeje akamusebereza mu nzu ye byarabaye se mu rugo yatumiwemo. Ubwo niba buri umwe hari uko bagenda bibona ariko nge siko nabibonye. Sibyo kuko nge nabonye ko hari harimo ubucuruzi. Urumva kandi icyo bashakaga kugeraho bakigezeho. Ati The Ben abonye ko igikundiro mu bantu cyamaze kugenda agiye kujya kubafasha ngo kugira ngo abashake. Abo ni bamwe mu bantu nagiye mbona bagenda batanga izo comment. Abakiriya ariko The Ben arabafite kuko afite ahubwo The Ben afite abantu bamukunda naga afite abantu bamufana. Ese icyo kintu ujye ubasha kumenya kugitandukanya. Umuntu ugukunda ni wa muntu wagira gute wanagupfira. Umuntu ugufana ni wa wundi uvuga ngo ndafanuye. Ubu muntu ukunda wamupfira akamwagema uvukana na Yesu. Je namupfira ariko ahubwo nuko nabuze uwo nkunda. Yego. Ntawe ukeneye kumupfira. Nuko rero. Yego urumva? Bati agiye gushaka igikundiro mu bantu. Dore rero inkuru zihari ubu ngubu. Nyuma yuko Bruce Melody afashe The Ben hariya, sibyo? Abantu bakaza bakavuga ibyo bashaka, bakavuga ngo yamusiribanze, akarenzaho kuba yarese ashyira igihangano cye hanze. Yasohoreye indirimbo mu gitaramo cy'abandi. Urumva? Nyine ni kwa kwinjira iwawe ugahita avuga iti je nihaye karibu. Agahita arekurirayo indirimbo. The Ben abantu bakomeje kuvuga ngo kiriya gihangano cyaramubabaje. Ariko ndibuze kwibaza amakuru ndi gutohoza ari kuvuga ko The Ben nawe ngo yaba yagiye kwaka korabo. Kiss Daniel wo Nigeria. Yego. Ngo kugira ngo aze kwihimura kuri Melody. The Ben ngo agiye kuba yakaka inde? Katinga mwana. Dukore. Okim we uno munsi ryaremye abasazi. Kigana dukatinze inshuro 5 kubereye imvura nayo. Imvura nayo banze dashaka ko turya abandi biyubakiye studio tubaseka. Bari babirambiwe nyene. Kandi bamye nabikoresho bagira. Ndahumva ibyo zanye. Dukomeze ikiganiro ibyo by'abajene bivemo. Barabibonye nyine. Bari kuyubaka. Cyagiye batiratiraga. Ariko nyine rekeraho. No ndigoroye. Ndigoroye woki. Turagarukamo. Wamakaboyiro. Hano ko kagora gitatu.
turi mu kiganiro dukomeze ikiganiro bane ngaho mbibwira ubuzanye dukomeze ikiganiro nuko rero nari nyiri kukwibwirira duhita twinjira mu mwandiko ariko noneho dushyushye vuba na vuba rwose yego nta nubwo shaka ko tuza gutinda ibintu nabikubwiye tugiye kuganiraho nakubwiye ko tugiye kuganira ku biki ubwo ngubwo mbaye nkusubiza abantu inyuma ko twakatinze sibyo imvura yari imeze nabi sibonye ko haguye amahindu urubura hari ahantu ngo itaguye ngo imvura ngo yagwaga hano turi hano hirya ntayihari mbona hano ruguru ntayari ihari cyangwa yagwa hano yagwaga hano akashaka imamariza icyo arakora ngaho uranza nyunjyana reba kari akantu kari hariya karakubu twikomereze ikiganiro yego urumva nari nyiri kukubwira rero nyuma y'uko ngo The Ben abonye Bruce Melody ari ku iyo bita pompompo mu gitaramo cye byongero niwe yasohoreye pompom urabyumva akayirekurira mu gitaramo cye ariko abantu nabonye mwabigize ibirenze sibyo ati gute rero maze kubona ko abantu sibyo bamwe na bamwe batekereza nabi sibyo yego ngo Bruce Melody ngo yakoranye indirimbo na Diamond ngo ibiki sibyo ese wari uzi neza ko wayi ya The Ben na Diamond ariko Kigayeri n'ubundi wayishoyemo nari mbizi ngewe we wari ubizi nese abantu bagiye bareka kwirirwa bavuza induru ibintu babigira ibirenze sibyo ngewe nta kintu nabonye kirenze ahubwo nyuma y'uko ngo The Ben abonye ko team management ya Bruce Melody ije ikirata ko ngo ari nabo wayi bayikoreshereje The Ben urumva The Ben noneho ngo yahise ashaka akantu ko kujya kwishakira Kiss Daniel muri Nigeria urumva yego ngo bakorane korabo ariko ahita yibagirwa ko aho ngaho agiye namaze gutohoza amakuru urumva yuko uyu Bruce Melody afitanye poroje n'uwo bita Davido utunguza inkuru rero nabonye abantu bamwe baza bakavuza induru bakavuga ngo The Ben ngo yagize umujinya ngo ibiki ngo agiye ngo gukorana indirimbo na Kiss Daniel ariko ntago bigeze batekereza cyangwa se ubutasi bwabo nibyo mba nkubwira ntago bwagize gute bwatohoje ntago ubutasi bwabo nta drone bafite zigerayo sibyo urumva none se nuze iriya The Ben indirimbo ari kwikoreshwa n'umujinya yuko basohora indirimbo mu gitaramo cye oya The Ben urumva wenyine nyuma yuko ngo abonye ko team management ya Bruce Melody nabo bari kwigamba ko niyo wayi aribo bayikoresheje ahita avuga iti nanjye reka mbereke urumva basiga Tanzania ngehehe Naija kandi Naija wa wundi watse korabo Bruce Melody n'uwahihari no muri Nigeria so Yemi Alade so muri Nigeria none Bruce wahitarenza baravuga iti Yemi Alade wayinyiyakiye ntahagije mitamenya makuru yizewe neza yuko Bruce afitanye projet n'uwo bita Davido akagira na projet n'uwo bita Asake kugira ngo ibyo byose ubyemere Asake na Melody subwo bahuriye uri kubyumva ahubwo uze kumbaza ngo byagenze gute kugira ngo izo kope zose zize gute ibya Yemi Alade ntubimbwire kuko yego ibya Yemi Alade na Melody yaravyivugiye ahubwo uze kumbaza Davido umbaze na Asake nkubajije Davido na Asake urabizi neza ko mu gitaramo ubwo twari turi mu gitaramo muri arena ku itariki ya mbere wari uhari nari impari wabonye ko uwo bita Anita Pendo ndetse na Rakinzeyimana bakoze introduction yo kwakira Bruce Melody sinzi niba ko kantu warakabonye ariko mba ngira ngo tugendane mu busesenguzi neza ese wabonye ko Rakinzeyimana ndetse na Anita Pendo bari bakoze introduction yo kwakira Bruce Melody bakayisoza urumva bikagaragara ko umuhanzi ari ugiye guhituza warabibonye ntiwabibonye narabibonye nibo bakoze introduction yego ariko abantu batungurwa no kuba urumva ya ba bantu urumva ba bantu bakoze introduction urumva bavuga ko Bruce Melody aje urumva birangira ataje team Bruce Melody byagaragaye ko bari bafite udwikekwe
urwikekwe se kubijyanye n'iki bavuga iti aba bantu bemusinze ntitubizeye sibyo ntituzi kope kwa The Ben bakoze bahita barenzaho mu gihe Anita Pendo na Lucky bari bamaze gukora introduction yose abantu bizeye ko ari Meloduje bacyanya amatara abandi yewe ni byishimo abantu byabasanze bahita babona hazamutse nde Bianca Raza atangira nawe A0 warabibonye yego nayo yatangiye kwemusinga yaraje atangira A0 nawe ari kwemusinga hahita hazamuka undi Adesope ubwo ndagira ngo nze kwinjirira kuri Asake ndetse na David yego Adesope ni umu-influencer ukomeye cyane yego Adesope urabizi ko ni umu-influencer ukomeye Adesope wabonye ko ubwo yazaga stage yaraje wabonye ko aba bari abatipe b'abanya-Nigeria bafite kuntu bafite amatimu bose nyine bapromotingana sibyo ese ko wabonye Adesope aza wigeze wumva ari indirimbo nyarwanda bigeze bacuranga naye yacuruje za hehe ziwabo Davido Asake Burna Boy warabibonye ntiwabibonye bira byari bifite icyo bivuze rero dore ikintu nashaka kukubwira yego kubona Adesope uyu nguyu ni uti ubanza ku stage aho ba Burna Boy bagiye aho ba Asake bagiye aho ba Davido bagiye nibo bakorera ama promotion agiye atandukanye sibyo kubona yaje kuri timu yo kwa Bruce Melody nibyo nubwo yaje gukorera amafaranga ariko hari niki ari partnership bagize gute bafitanye uri kubyumva icyo kintu cyumve neza biraza korohera Bruce Melody kuba Adesope azagenda akagera Nigeria sibyo akagira gute akaza kwegera Davido cyangwa se akegera Sake urumva akababwira iti uyu muhanzi w'umunyarwanda arashoboye akabereka igihangano cye na Diamond ariko cyane cyane buretse Asake niwe bari kuganira muri ino minsi iyi projet ya Davido imaze n'igihe ujye ubyemera iyi projet ya Davido imaze igihe ahubwo ndibuze kwibaza ngo The Ben biraza kugenda bite ko Melody mbona ya mugosa ahantu hose nsubiye ntumbwiye ngo afitanye projet na Kiss Daniel ngiyo si ubwo ngo iraza kumara ikisha habona ari buhite yikubita kwa ba Fiyoke n'abandi bose no kwa ba Tekino Tekino reka Tekino yari wa kera none ubu biraza kugenda ubu ni nka Kabaka ariko ngo umuproducer ukomeye cyane muri Nigeria Kabaka anu ugafate Kabaka ngo ushake kugira ko gese ndaciriritse ndewe kugeranya n'utuntu tw'amafuti ndeke kukugeranya n'utuntu tw'amafuti ese giye bungeranya nabo bantu gute aho Kabaka uzi ko ubu ngubu ndi mu gihe cyanjye noneho ubu uri ku rwego rureze rwa Tekino neza sinyitunze ndi kuvuga w'umuhanzi wo muri Nigeria ndamuzi se ndurida rurenze nyine urwego rwanjye rurenze urwo urwuriya mu producer erega baravuga mbere yo gukunda undi muntu uzabanza ugire gute Tekino n'umwaririmbye Jogodo na Pana ezo nazo nzi ni Bruce Melody cyangwa se ni The Ben Aisha Fede ngo yaravuze ngo mushyirire nk'indirimbo ya Melody nyine nicyo nibaza ngo pampamu nyine ngo yaravuze mushyiremo pampamu ya Melody bari mu modoka bayishyirize bo bahita bakata ha Melody bahera ku gitero cya Diamond oya nyine ibyo byo kumbwira ngo abo ba Tekino navuga ba The Ben duhura akavuga ati Kabaka reka ngo we na Veni zo kujya cyangwa se Melody icyo mwamumbwira ni ibi cyabo ba Tekino se ndamuzi Tekino ntiyagakana akandiki twaba twahuriye aho bwagiye mumenye ibintu mbese ko ari we mukanya numva kuvuga itaho Amerika bagirayo bateye nabuze inzira ijyayo ngiye kwisimbukuruza nabuze inzira ijyayo wenda nkajyayo baravuga ngo ujya gutera uburezi agira gute arabwibanza niyo mpamvu ngewe rero mba ngomba kubanza nkatera icyoteza abangaba rero nibyo nakwibwiraga Okima urumva Bruce ahubwo uyu mwaka warabamara sibyo nabonye bamwe baza bakavuga ngo The Ben ngagiye kwihorera ahubwo ubwo nge ndibuze kwibaza biraza kugenda bite uko kwihorera arihorera ku bamukoze iki nyine bo rega abantu babigize fight nge nakubwiye tugitangira ikiganiro ngo ari abantu bari bibereye mu bucuruzi bwabo sibyo ahubwo twebwe abantu b'abafana cyangwa se abantu batazi iyi game uko ikinwa nibo bantu nabonye babigize fight sibyo witwa Nopuja yaraje aravuga ati twebwe dufite ukuntu dukora ibintu urumva Nopuja araza aravuga ngo abantu yasohotse mu gitaramo
ngo baramututse yafunguye data urumva bagahinda karamwica ngo yagize no puja yageze mu rugo afunguye data urumva asanga ni ibitutsi gusa ati no puja muturangirije umuhanzi ibiki n'ibiki timuduteje kwa Melody kandi nta kintu cyabaye sibyo ubucuruzi bwakozwe sibyo bwarangiye ariko abandi bari aho ngaho ku ruhande bavuza nduru bari muri izo nduru nagira ngo rero nze mbwire ba bantu bari kuvuga ngo Bruce Melody nako ngo The Ben ngagiye kugira gute ngo nawe guhita yihorera kuri Melody ahubwo bumve na Melody projet nawe afite ubwo muze kungereranyiriza ba bantu babigira iki fight muze kumbwira ese muri izo collab ebyiri Melody nkubwiye ko afite collab na Davido akagira collab na Asake ndetse harimo n'indi proposal ishobora kuba iri kuganisha kuwo bita Tiwa Savage kuri Bruce Melody ese ubwo nihaza mihangana ubwo ba bantu baraza kuba bagihanganye tuganire baraza kuba bagihanganye cyangwa ibyo guhangana kwabo byaterwa ese ubu nini wabwiye ko bahanganye ko ari imwe mu bahanganisha bahanganye ryari nicyo ngicyo nicyo nakubwiye icyo kintu sishaka ko tunagitindaho ndagira ngo twikomereze sibyo ndagira ngo twikomereze ku kintu cy'umuntu bita nde soke uri mu kiganiro cyangwa ibereye mu bindi bintu ko mbona ujagaraye sisi tugiye kwa Nuze kwande se kubutinya kubavuga tugiye kwa Miki na Regis siko wambwiye ko nakubwiye ariko wagira naguhari none se oki duhita twikomereza wamenye ko burango nubwo Miki agiye gukora ubukwe wari abantu benshi batashakaga ko ubukwe buba none se kuba ubukwe bwa Miki bwaba bibatwaye iki shabyihorere abo bantu benshi se ni bande harimo ngo timu ngo zigiye ziri ahantu zigiye zitandukanye zishaka kwica ubukwe ngo zishaka kwica ubukwe mu buhe buryo ubwo bazakoresha iki mu yihe nzira numvise ibintu bihari numva biraremereye ariko Miki Imana asenga si bayara ni ukuri Bradeshaw yamaze kuba Bradeshaw yarabaye nabonye shaka nyambo niba bari bitoje uriya mwana mu musa yakoze umunyarwanda yakwaza ko kigeze kuri nyambo ukifata ku itama mani abandi bose ko utifashe ku itama wagera kuri nyambo ukitangira itama ibyo babyita kugwira itama siko watuma nanarira oya ntago yaba arayingona yaba arayingona nayo mwana uriya mwana baramuharabitse nanjye numva agahinda karanyishe nibyo nkubwira itumunya amuharabitse bya bindi bavugaga ngo by'ibiki n'ibiki ejo bundi ndeba ukuntu yishimye uravuga ati ubu koko ibyo bavuze nibyo oya barabeshyerega biraba babeshye reka njye nyambo hari ahantu twigeze guhurira muri pati nk'inshuro nka zingahe tunicaranye wumvishe bimeze bite uzi uburyo abahumura uriya mwana se imodoka nziza y'ibirimo parufe imeze neza ahantu mwicaranye akajya ambwira iti kabaka ntiwicwe n'inzara ntiwicwe n'iki avuga ngo wenda nutwo yankangishije ngo nzagire gute ariko baraba baharabikana ejo bundi narebye ukuntu abana babakekozesha wabonye se ukuntu Miki bamushyigikiye arabibonye babyishimira warabibonye arashyigikiwe arashyigikiwe ariko cya Miki gisigaye kimeze neza we kikoze kurusha wa mugana umugore agize gute ukurusha umugore abakurusha iki abakurusha iki abakurusha urugo rwiza si kubuti sinjya numva ngo gushaka umugore ni byiza kutamushaka akaba byiza kurushaho agaporomota ameze neza pe Miki rwose ubona ko yahiriwe ameze neza yarabyibushye ni umudamu wishimye bro reka tubiveho twigire ku bashaka kumwicira ubukwe umva rero ati iki rero uwitwa Regis ejo bundi warabonye ko yaraje adarapa icyitwa iki ya copyright se bamuhaye yego iriya boro uriya mujeni yayiterewe rimwe n'uwo bita Eminyawe igihe yaterwaga strike ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye hiyongeraho n'umupeti w'umukameramani wari umukameramani wa Eminyawe sinzi n'abakinakorana nawe yari afite agacano nawe yarayiriye strike ndetse hiyongeraho Slim Jesus
izo strike urabizi igihe zari ziri kuvuza ubuhuha. Uwitwa Kapiteni Regis nawe n'icyo gihe yaririye iyo strike. Ejo bundi nibwo Kapiteni Regis yazaga akadarapa ya strike. Aravuga ngo ese uyu muntu anyifuriza kubaho cyangwa ashaka kundimbura naho ngeze akahankura. Iriya yari kope yateguwe nyuma y'uko hari n'indi timu yari yihishe inyuma, yagiye kubwira uwo bita Benovia ngo bamuhe ibihumbi 120 aze gusebya Miki. Naho muri ya kope yo gusenya ubu byarabaye, ibyo byarabaye. Bamuha 120, bagombaga kumuha 120 Benovia ngaze gusebya Miki. 120 byari ibya Vasi. Bamubwira iti twega turahita tuguha amafaranga urekura umwandiko wo gusebya nde Miki. Benovia ubwe aravuga ati ntago ibihumbi 120 ari byo najya kwandavurira nge gusebya umuvandimwe. Benovia umutima uramurya. Mu gihe bari kumwishyura mu gitondo agahita akora ikiganiro ninjoro, umutima uramurya. Ahamagara Miki inshuro zirenga 7, Miki ataramwitaba. Nyuma yaho Miki ubwe yongeye kumuhamagara baravugana. Aho ati si umuntu wamamagaye inshuro zingana gutya ariko umugora bimeze bite. Baganiriye mu gihe kingana n'isaha n'iminota 40. Ubwo bavugaga iki? Benovia ari kumubwira abantu bari muri iyo diro bashaka kumwicira ubukwe ndetse n'ibyo bateguye byose. Barabamenya abo bantu se? Sishaka kubavuga. Ariko ubundi ubukwe bwicwa gute? Urumva sindasobanukirwa ukuntu ubukwe babwica. Ubukwe barabwica Musa. Mu buhe buryo? Barabwica. Bakaza bwari kuba ntibube. Barabwica Musa. Ariko harimo n'ikintu kindi cyo kugira icyo Kapiteni Regis yakoze, harimo kwangisha nde Miki abantu. Kandi yari yamaze gutagetinga neza Regis, yamenyeye neza igihe cy'uwo bita Miki agomba gutangira invitation ku bantu be. Wumva ibintu bukuru biba birimo kope zigiye zitandukanye. Yamaze gutagetinga neza, yamaze kumenya igihe Miki agomba gutangira invitation ku bantu be. Sibyo? Ibyo yabibwiwe nande ko gutanga ubuse umuntu nago yacaho nzi ikintu ubu akakaye nago turi hano mu kiganiro. Ubuse uzaho ndi nituva hano. Icyo gihe mbaye mazi. Kireka nahakubwiye. None se ubwo kuki wumva ko ibyo byose bidashoboka? Cyangwa mu gihe ahangaha twari dufitanye gahunda yo gukora ikiganiro. Iyo mbwira umuntu ngo ngwino nawo Kimo araje muri Makadeni. Mu gihe twicana kwe tubona arinjiye. Nta muntu ngere deni nge. Oya n'urugero. Umenya ko abantu n'abantu, sibyo? Yego. Kandi buriya mubana 100 mubana ushobora kuvuga ngo ufite inshuti 100 bakabaka abandi muri abo 100 hari igihe barimo nde bro, no mu gisirikare hari igihe barimo utanga abandi. Sibyo? Utanga amakuru ahandi. Ubu dushobora kwicara gutya uri kungambanira. Oje. Ubu wandangije. Ndakurangiza kandi ikiri bumbeho babimenye. Oye, bamenye ikizi. Ko ari wowe wabikoze. Wowe kwibya bizakubaho n'ubundi byanditse. Ni ibiki? Ni hanura. Manura iki? Ibizambaho. Bizakubaho. Si bya bindi se so kwiruhira nyine paka upfuye. Ibyo nyifurije Imana igukubire kabiri ntari. So kwirwanaho paka. Ariko oya nukwirwana erega. Rega nta kibi. Umugabo nuwirwana. Rega nta kibi. Nese ari kimba mubwiye. Nta kibi kirimo nyine. Oya kwirwanaho ni nabyo namenyereye. Nibyo ngibyo. Urumva rero? Regis itadera piki ya strike. Ati si uyu muntu arashaka ko mbaho. Regis rero yashakaga kwangisha nde Miki abantu kugira ngo batazamutwerera, kandi nubwo batamutwerera ntacyo bivuze kuko Miki numwe mu bantu bazakorera ubukwe we na aga promota muri sale imwe mu zihenze za mbere mu mujyi wa Kigali. Mu ntare cyangwa havuyeho intare, iyindi ni iyihe? Convention. Iya gatatu. Okay, tubare tujya mu mibare. Oye, urankundi unjyanye mu mibare. Ngewe nzi convention ni intare. Uzi convention ni intare? Hakurya nayo uzi hano? Hehe. Ku Gisozi? Handi se kugonozi. Handi mo haruguru.
ku muhanda harya ni romantique ntabwo ihenze irahenze ntabwo ihenze ubu se ko bubura iminsi mike tukabuta kandi muri kubwicaho bande se ngendimwe ngewe urabona ariko ngewe uzi ko agazi ko ari umuvandimwe wawe bagutumye kwica guha Melody bu wabona bagutumye no kwica indi uzabaze ariko Melody si umuntu wanjye ngewe ibyo bintu mushaka kumbekera ariko Melody ngewe twapi Melody ni mu bantu bagira umutima mwiza ba mbere kandi ngo baraguhaye veni bro reka nge ngubuhamye kuri Melody mushaka kwa ngo ngewe Melody sinanamusebya Melody ndanamukunda urumva bro ngewe reka nkubwire Melody mwemerera ka gacumi bakarengejeho wavuga bitonde nkubwire Melody ikintu cya mbere mwemerera Melody ni umuhanzi wa mbere tugira ngaha mu Rwanda w'umukozi bro Melody ni umukozi kandi yidwanyeho icyo kintu turemeranya nitwemeranye Melody yidwanyeho kuva kuri A kugera kuki bro abantu bose yagiye kubabona Melody yaraciye mu burushyi bwinshi bro uzi ibihe bibi Melody yaciyemo cyagiye abantu bajyaga bamwita ngo ni umutwa ari umusangwa butaka bigeze babimwita ibyo ngibyo se shamani mu byo yavuze ko ibyo atabivuze bro nyine hari ibintu umuntu aba yaraciyemo akabatwa agahinda kakamwica bro Melody yajyaga ajya stage abantu bakavuga ituriya mutwe arajya he urumva inzara yaramwishyura ibuka Melody aririmba ziriya ndirimbo za Nuza afite imisatsi ikaraze rero ngiye shaka kukubwira Melody ukuntu ari umuntu mwiza nicyo nari ngiye kukubwira kuvuga ngo ngiye najya kugamba ese nagambanira Melody gute ngiye kuguha ubuhamya bw'ibintu byambaye kuri Bruce Melody Bruce Melody twari turi kumwe ahantu ubwo ibyo kwa Regis na mikoro biretse ibyo ngibyo nanabivuye ubukwe buzataha yego buzataha ibyo bakora byose nyihera ubuhamya dusoze ntari reka nze nkwere ubuhamya dusoze Bruce Melody twahuriye ahantu hamwe ndetse n'abantu babasiniye babasiniya pe muri entertainment cyangwa se muri showbiz nyarwanda bakomeye bakuru turahahurira bro urumva bari abantu bakuru benshi cyane tu urumva bakuru rwose bo mu gihe muri cyabe nyine bya kera bro baricara buri kimwe cyose kiraba noneho Bruce Melody arandeba suku kubeshya ninjye mwana wari urimo pe yaba mu myaka yaba ndetse no muri kariyeri ninjye muntu wari urimo motoya je wumva bro aho umuntu yaciye ko abona ko hari nundi wahaca urumva arandeba urumva harimo kunywa twariye twanyweye urumva ubwo igisigaye no gutaha gito oya nagusinda ese ubwo abantu urabizi ko abantu nago baganirira wanywa ntusinduka ba wanywe oya yitonde nyine oya cyangwa baravanga tumwe rese sibyo urabyumva neza bro Melody muri ba bantu bose arahaguruka aravuga atariko twaganiriye nibyo ariko tujye uyu mwana ni mutoya mu bantu bari ahangaha sibyo arambwira iti kaba ndabizi ko uri umwihirinzi bro yankubise akanyenyeri urumva si ka kanyenyeri kuba wenda no gucinya inkoro aravuga ati mu gihe aba bantu bose muri kumwe hano wenda buri umwe ashobora kuba yifitiye imodoka hanze twasangiye sibyo wenda tunavuge nibyo n'izo nzoga niba nanazinyweye wumva ikintu ushaka kukubwira wumva umuntu ufite urukundo utekereza aho ati se ko kuyu mwana niwe muntu urahanga yaba mu bushobozi yaba mu ki sibyo byose turabimurusha sibyo wenda tubare ko n'izo nzoga nazinyweye ariko se ejo ese mu gitondo arabona boyiro yo kuba yakigaruramo sibyo wenda tubare nibyo nanyweye n'izo nzoga zikomeye sibyo arambwira iti kabaka abo bose muri kumwe hano n'ushobora kuza kuguha ifuti sibyo wenda arakugeza ku gipanga y'imodoka y'itaha ndabizi wowe ntago wataha ahantu ku muhanda neza sibyo ushobora kuza gutega akamoto abarankandi arambwira ati mu gitondo urebe uko bigenza aranambwira ati ni umanuka hasi ntibagutwara abangaba nawe urebe uko watega agatagisi vuwatire none si uwo muntu wamunga iki tujye tuvugisha ukuri wateze agatagisi cyangwa wateze moto wenda bitewe n'imibare nateze moto ntabwo nafata veni usagura y'ubugari kwa murokore none se tujye tubwizanya uko nasagwaye imvange mu gitondo nanjye ndavuga ati ndagenda nzana izo mu nda ngarure mu birayi tujye tuvuga tukabeshyanya none se ubu yambwira ngo ngende mfate tagisi vuwatire ibihumbi veni moto ari icyatanu Melody warakoze ariko ntago watanga veni ko hari moto ari icyatanu tujye tuganira n'abantu bajye bambwira muri comment
niba umuntu ambwiye iti genda utega agatagisi voiture ntabwo nari nasinze mvuge ati wenda ni kwa kundi ngenda nkaryama mu modoka sibyo yego nari ifite imbaraga zo kwicara ku gahuma nkagera mu rugo sibyo yego ahubwo izo veni uko yanze itegamo agatagisi voiture nareba ahantu uca nkahita afatamo iki ikoti icyangwa cya veni nkakifubika kwa Sokrate nkaca kwa Sokrate sibyo hariya mu Giporoso nkafatamo iryo kote rya veni ubundi nkatega gahuma ese ubwo muntu mwamuvuga ngiye namusebyana nuko byari byavuzwe bashyira n'amajwi yawe hanze ariko sibyo siboke ibyo bintu tunabyiwe twisoreza ikiganiro yego kaba ndagushimiye cyane wakoze cyane